Mwongeye mwiriwe nkuko twababwiye ngo nakagaruka twagarutse kuri Kivu News kugira ngo twongere tuganire duhana ibitekerezo kugira ngo bizatubashe kutubera ingirakamaro kugira ngo abantu babashe gutera imbere mu mikorere n'imiyoborere yacu abaturage. No munsi turi buganire ikintu cyitwa manipulation. Manipulation mu rundi rurimi rw'ikinyarwanda twavuga ni uburyo abanyapolitike bakoresha kugira ngo babashe kugera ku nyungu zabo. Manipulation politique à des fins politiques. Ni ukuvuga ko ubwo buryo bukoreshwa n'abakeneye kugera ku buyobozi bakoresheje ubwenge imitekerereze y'abaturage. Uno munsi twafashaga topic cyangwa se sije ivuga ngo bavuga ibyo ushaka kumva sivyo ukwiriye kumva. Bishaka kuvuga ko bakubwira ibikuryoheye bafite izindi nyungu bashaka, ariko wowe ugomba kumenya icyo bashaka kuvuga, icyo ugomba gukurikira cyangwa se icyo ugomba kwirinda. Muri icyo gihe bagira impamvu bagenderaho bita ikibazo kugira ngo babashe kumanipira cyangwa se babashe gukoresha ubwenge bwawe kugira ngo ubashe kubagana. Turabivuga muri rusange, ariko turavuga noneho twerekeza muri Kongo iwacu muri Kivu zombi. Ni gute manipulation ikoreshwa cyangwa se ni gute abanyapolitike bakoresha amoko kugira ngo babashe kugera ku nyungu zabo. Twavuze ngo topic cyangwa se ikiganiro turi buganireho bavuga ibyo ushaka kumva wowe sibyo ukwiriye kumva. Bishaka kuvuga ko muri wowe hagomba kubaho kakandu kadute systematique. Ibyo ubwiwe ni ukuri, ese ibyo ugomba gukora nibyo. Ni ukuvuga ngo manipulation muri ariya mateka yo muri Kivu zombi byinshi usanga ko bikomoka ku mateka se ku bukoroni. Muri partage de l'Afrique cyangwa se muri traité de Verde 1884 nibwo Afrika yagabanijwe. Ibyo yabikozwe batitaye ku bantu bari batuye. Afrika rwari urusisiro cyangwa se yari village imwe, aho abantu imiryango yagendaga itura uko ushaka, ndetse batari bahatuye ha burundu. Bamwe bagendaga bimuka bikoranye n'imirimo bakoraga. Niba barubungera ibinka wasangaga aho ubwatsi bushize, abungeri bakava aho ngaho bakajya ahandi. Wasangaga ko aho abahinzi bari basanga bya bihingwa bidashoboka bakajya ahandi. Ni ukuvuga kuko abantu bakoreshaga mami, bakoreshaga imiryango, nta gihugu citwaga igihugu, ariko habaga umwami runaka. Ni muri urwo rwego baje gukata imipaka muri partage de l'Afrique nkuko twavuze igihe cyabyo bita ngo ni muri traité de Verde. Imiryango yagiye ikatirwa imipaka ititaye abaturage bari batuye. Ubu wabireba bakacokwe aho ni muri Zambia, usanga abantu bamwe babakasumbalesa, bamwe n'abakongomani abandi n'abanyezambi. Ibyo si biri muri hano mu Bugande, bamwe n'abanyarwanda abandi n'abagande. Muri Angola hari ubundi bwoko nabusanga n'abangole, abandi indi miryango n'abakongomani. Ugasanga imiryango ibiri ibariwe mu bihugu bibiri, ugasanga umuntu usa hano umwe ari Gisoro, undi yitwa Umugande, undi akitwa Umunyarwanda. Ni muri urwo rwego abanyapolitike bagenda bifashisha bavuga ngo runaka ni Umunyarwanda kuko atuye kuri Goma, arasa n'uriya muntu uri mu Birere kuko umuvandimwe ari Gisenyi uwo bavukana. Bakase umupaka aturiye abaye Umunyarwanda yiswe mu Rwanda, undi yiswe Umukongomani. Umunyapolitike yaje kubikoresha akavuga ati runaka ntabwo asa n'abakongomani, runaka ntasa n'abanyarwanda, ahubwo ni Umukongomani mwene wabo atuye mu Birere hari hakurya kuri Goma. Ubwo natanga urwo rugero n'abaturage
batuye hariya muri Rubavu n'abandi batuye muri Goma, mu Birere n'igisenyi hararebana aho umuntu abona mugenzi wiwe. Igihari gusa n'itegeko riba ari hagati ariko ni metero imwe. Iyo ni impamvu imwe ihereza occasion cyangwa se ihereza amahirwe abanyapolitike gukoresha amaboko. Si n'ibyo gusa, baje gukata iyo partage de l'Afrique cyangwa bakata imipaka, bagiye bita ubutaka babohereza amoko, etiniser la terre. Ibwo butaka lande bahaye ubwoko usanga ni groupement Bashinyaka, groupement Bahunde, groupement Bashikasiru, groupement usanga ni y'Abavira. Babantu Abavira ni kutime y'Abavira n'abantu. Bwa butaka se nabwo n'ubuvira, bwa butaka se nubwo Abasimyaka, bwa butaka se nubwo Abahunde. Wa muntu uzisanga wese ari kuri bwa butaka atari wa muhunde ni umunyamahanga. Ukibaza ngo ese wa muntu we iwaboniye. Bivuga ko umuntu wese avukana n'ubutaka. Iyo abanyekongo cyangwa se iyo abanyapolitiki bagiye gukoresha manipulation, bahera ku kintu abaturage babona nk'ikibazo bakagihera bakagitiza imbaraga. Wa muntu utari muri ya groupement Bashimyaka cyangwa se Bashikasiru cyangwa se groupement y'Abahunde, utari umuhunde utuye kuri bwa butaka n'umushyitsi. Urumva ko bwa butaka bwaciwe, ya mipaka yaciwe batitaye ku moko, bibyaye ikibazo abanyapolitiki babyuriraho. Bwa butaka bwahawe ubwoko kuruta se bakabwetniza, usanga ko wa muturage utavuka muri bwa bwoko n'umushyitsi. Ni muri urwo rwego twavuze ngo reka tuganire turebe ibitekerezo abanyapolitiki baduhereza bitugiraho ingaruka, ugasanga tugize imijyane idashira. Twavuze kuko muri iyo partage de l'Afrique abanyapolitiki binjiriramo. Twavuze ubwo butaka bwitirwa kuri kutime nabwo buteza ikibazo. Abo bakoroni bakase iyo Afrique bari bafite izindi nyungu. Kuko iyo tujya gusesengura tubanza twahera tureba ngo ese iki kintu le cause lointaine y'iki kibazo cyari gishaka iki. Ese les enjeux inyungu z'ababikoze ni izihe? Ese bazishaka ni abangaba tureba cyangwa inyuma yabo hari abandi? Ese ukareba ngo aba ni abacteurs direct cyangwa se ni indirect, cyangwa se ibi bakoze. Ndavuga iyo mvuga les enjeux mvuga inyungu. Ikindi ukareba ngo ese ni izihe conséquences, ni izihe ngaruka ibi byateye. Nuko nareba ngo ese twagomba kwifata gute, quelles sont les pistes de solution, uko tugomba gukora kugira ngo abantu babashe kutagwa muri wa mwobo abanyapolitiki badushizemo. Dusobanuye ko manipulation ari abanyapolitiki bakoresha abantu kugira ngo baganishe ku nyungu zabo. Kandi ibyo baje gukoresha iyo manipulation, hari iyo bakoresha mu bwonko, bakamanipuletinga ubwonko, umutwe, bakazamura emotion. Iyo emotion bashobora kuyizamura negativement mu buryo bubi, bakwereka kuko uri mu kaga, nutagira icyo ukora ugomba gupfa. Nicyo gihe usanga abantu bafata ibyuma, bagafata imipanga n'izindi mbunda bakica abantu. Ikindi, iyo manipulation y'ubwenge igomba kukwereka ko aho uri ufite icyo ugomba gukora, nutagikora hari ingaruka ziri kubeho. Reka tubishyire mu buyobozi bwaranze hano iwacu muri Kongo. Ni ukuvuga ko bavuga ngo umuntu wese w'umututsi akomoka mu Rwanda. Ese koko umututsi wese uri muri Kongo iwabo ni Rwanda? Ese koko ubwo bwenegihugu batanze niko bari bakwiriye kubutanga? Ubwenegihugu bubonwa mu mategeko ariko ntibuhabwa umuturage, si ubutanga. Ni ukuvuga ko iyo twavuze kare tuganira, twavuze icyo amategeko cyari cyo. Imiyoborere myiza nigenga politike y'imyiyamamarize. Umukongomani cyangwa se ugiye kwiyamamaza akabanza yerekana stati, projet de stati yiwe, ibyo agiye kubwira abaturage. Ese ni ibiganisha inyungu rusange cyangwa ni inyungu ye ku giti cye? Ibyo ngibyo bitugiraho ingaruka nyinshi tuza kureba mu mwanya utari butinde.
twari tuvuze ukuntu abanyapolitiki bakoresha. Umunyapolitiki cya mbere akoresha amanipuletinga ubwonko, akakwereka ko hari igikorwa ugomba gukora, nutagikora hari ingaruka kuri wowe. Dufatiye mu gihugu cy'abaturage cy'u Rwanda, abaturage babwiwe ko umututsi wese ari inyenzi, afite umurizo, afite n'amatwi. Icyo gihe mu kumanipuletinga ubwonko bambuye umuntu ikimuntu, ahubwo bamwambise inyamaswa. You are not a human. Tu n'es pas une personne, tu n'es pas un individu, tu n'es pas un humain, ahubwo bakwambika iki? Bakwambika ubunyamaswa. Iyo wambaye ubunyamaswa ufite amatwi, ufite umurizo, ntabwo uri umuntu wuzuye. Cya gihe ugomba gutera ubwoba kugira ngo abashe kwirengera, nuko abona iyo abonye uwo muntu amwiyumvamo nk'inyamaswa agomba kwica, kugira cyangwa natabikora ya nyamaswa iramurya. Urumva ko ubwo bwonko bwamaze kuba gutya, wa muntu aba yiteguye kwica. Wa munyepolitiki yabivuze, yabivugiye muri radio, yabivugiye hehe, afite uburenganzira bwo kuzurira indege cyangwa kuri imodokari yiwe, icyo kibi yakoze n'ikimukoreho akigendera. Amanipuletinga ubwonko kugira ngo yambure umuntu ikimuntu, amwambike icyo ashaka. Ikindi, mamanipuletinga informations, icyo bakoresha bita ngo ni fake news, bagatanga amakuru atariyo. Bakavuga ngo ahantu runaka habaye inama, iyo nama yarimwo iki n'iki, nimutitegura ngo mwifate neza, icyavuye muri izo nama kizabagiraho ikibazo. Cya gihe bateguye abantu ko hari ikintu kibi kirimo kiba. Umuturage ntazahinga, umuturage ntazaryama, umuturage azarara ku burinzi ko wamubwiye ko hari amakuru mabi y'ikintu kigiye kuzamubaho. Ikindi, ashobora gukavaringa amakosa yakoze, akavuga ibibushanye n'ibyo n'ibyabaye. Cya gihe nabyo, cya gihe amanipuletinze amakuru, abatanze amakuru atari y'ukuri, ahubwo afite icya kindi ahishira. Hari ikindi bamanipuletinga amakuru, ikintu cyabayeho kibi, bakavuga ngo ntimwemerere kugikoresha cyangwa se ayo makuru ntimubasha kuyatanga. Ubwo buryo bwose twari tuvuze ni uburyo, ni amaco abanyapolitike bakoresha kugira ngo babashe gukora iki? Babashe kugera ku nyungu zabo. Mu kwambura ubumuntu wa muntu kugira ngo babashe kumukoresha, babashe kumwexpose, ariko byite gutyo, babashe kumwambura agaciro k'umuntu. Ubwo buyobozi buba bukora ibyo ngibyo ni bwa buyobozi bubi budaharanira inyungu rusange. Hano abafaransa bajya bavuga ngo c'est dans l'intérêt général où les particuliers trouvent le mieux. Ni mu nyungu rusange aho umuntu abona inyungu ye bwite. Ariko mu gihe umunyapolitiki ashaka kugira ngo abashe kugera ku butegetsi, yambura uburenganzira abaturage, akabwambika ubutegetsi yihishira ibibi byiwe kugira ngo abashe kugera ku nyungu ze. Nicyo gituma topic twavuze ngo ibyo bababwira kumva, ibyo bavuga, ibyo mushaka ko mwebwe mwumva, ntabwo ari byo mugomba kumva. Mugomba kugira dute systematique, mukavuga ati ese ibavuze koko nibyo kuri? Ese ibi runaka avuye kuri televiziyo niko kuri kwabaye? Ese nta kindi ahishe? Ese kugeza kuri ubu ngubu uyu muntu atubwiye ngo ni mubi, ese koko ni mubi? Ese uyu muntu bambuye agaciro k'ubumuntu, ese koko ni kwari? Nicyo gituma abanyapolitike babasha kubazwa, ubuyobozi bukavuga ati ese niki mugiye kubwira abaturage? Twavuze ngo ubuyobozi buri redevable, ubuyobozi buri responsable, ubuyobozi bugomba gushaka performance, ubuyobozi butekerereza abaturage ibyiza, babaganisha ku nyungu rusange kuruta kubaganisha ku nyungu z'umuntu ku giti cyiwe. Dukomeje tukirimo tuvuga izo nzira abanyapolitike bakoresha kugira ngo bagere ku buyobozi buganisha ku nyungu zabo, bigenda bigira ingaruka ku baturage. Muri izo twavuga ni uko nta demokarasi yabo, ubuyobozi bw'abaturage nta buhari,
abaturage ntacyo bavuga kuko baba babeshywe. Twavuze kuko manipulation ikora muri psychology cyangwa se mu bwonko bw'umuntu ikabasha kuguheza amakuru atariyo. Ikindi ni ukwishira ibyo ukora ukamubwira ibindi. Icyo ni ikinyoma baba bakubeshye ko udashobora kugenderaho. Muri izo fake news twavuze ni uko ibyo byakozwe ntabwo ari byo bakwereka, ahubwo bakwereka ibindi. Kubera ubwo buyobozi muba bukora ibyo ngibyo, usanga kenshi bigiye byivanga cyangwa se byibana muri izi za Kivu zacu, ndetse no muri Sheba byarahabaye intambara za Kanyarwanda, intambara za Kasaye Katange, intambara z'abapfurira ababembe n'abanyamurenge, intambara izo zose konfli nyinshi zigenda zibaza amakimbirane ni za zindi zifitwe n'ingaruka ya partage de l'Afrique cyangwa se abakoloni basize, aho abaturage batibona mu bwenegihugu ahubwo babibona muko basa, ibyo bakora, imico yabo. Niba umuntu ari umuhinzi, amateka afite icyo amuvugaho y'abakoloni. Niba umuntu ari umworozi, amateka afite aho yamushyize. Iyo partage de l'Afrique twavuze ko yateye ingaruka zo gushyira abantu mu bihugu byinshi kandi ari umuryango umwe. Ugasanga umwana ni umunyezambia, umushiki wiwe ni umukongomani. Kimwe nuko twavuze ngo hariya ku Bugande, ugasanga abantu ni Abagande, ababyeyi ni Abanyarwanda. Ugasanga umuntu ku Gisenyi, umuntu ni Umunyarwanda, undi atuye mu Birere ni umukongomani. Uko umuntu asa umwana we, abantu bavuka mu muryango umwe bafite umubyeyi umwe, bikunda byanga bagomba gusa. Ariko umunyapolitiki yagiye kubivuga, avuga ko uyu nguyu w'umunyarwanda utuye mu Rwanda, dore mwene nyina ari hariya hakurya, nuvuga ngo nuri uri hakurya barebeshye n'umunyarwanda. Aya makimbirane agwiriye bihesha abanyapolitike kubasha gukoresha amaidentité cyangwa se amoko kugira ngo babashe kugera ku nyungu zabo. Izo ngaruka zo muri partage de l'Afrique, ubwo butaka bisa amazina y'abantu ntibahereza ubutaka bwa leta, byabyaye ingaruka nyinshi mu buryo demokarasi muri ibyo bihugu idakunda. Ikindi, nta terambere rishobora kuba abantu badashize hamwe. Ikindi gishoboka kuko aho hantu hari amakimbirane, nta cyizere kuri leta bagira. Mu gihe bavuga kuko runaka ari umwanzi, runaka ameze nk'inyamaswa, agira amatwi, agira umurizo, agira iki, uko byagiye bikoreshwa mu Rwanda habaye jenoside, mu bindi bihugu bifite masakire ku rwego ruganisha na jenoside. Ibyo byose bibyaye izo ngaruka z'urwango, izo ngaruka zo kudakundana zishingira hehe? Ku kwigisha abantu ubuyobozi bugashingira kuri identité y'umuntu. Igisubizo ni ikihe? Nuko bwa buyobozi bugomba kuba ubuyobozi budaheza, inclusivité. Umuntu agashingira ku bwenegihugu, ndi citoyen w'umukongomani, umuntu akaba citoyenité udashingiye ku kusa wowe. Gusa ntacu bifitanye isano n'ubutaka, ahubwo gusa bifitanye isano n'amategeko ampesha kugira ubwenegihugu. Niyo ubwo bwenegihugu mufite, nta kindi ngomba kubazwa. Ariko ubwenegihugu nabonaga tukiri abana bavuga ngo ndeba Rwanda basali attroupement. Ni ukuvuga kuko abo bantu babiri cyangwa batatu babashe kuvuga naho bahagaze, bafite ibyo barimo bavuga biri sispe. Shaka kuvuga ko bantu babarambuwe ubwenegihugu, babarambuwe icyizere, ahubwo bakambikwa izina ry'umutekano mukeya mu gihugu. Aho bahagaze hose bagomba kumenyekana, bakamenya ibyo bavuga. Izo ngaruka twavuze zituma amoko asubiranamo muri gihugu buri bwoko bukagira umutwe cyangwa se groupe armée yabwo. Niryo tuzijyo twumva buri bwoko, ndetse n'abadepite basigara bakora gushaka imbaraga, agashiraho groupe armée imurwanirira. Ibyo bibyara gusenyuka cyangwa se tisi socio z'abakongomani zirashira. Urukundo ntarwo, unité nationale ntayo. Igisubizo ni bwa butabera. Umuntu akoze icyaha gihanwa n'amategeko, wa muntu akabizira, akabiryozwa.
niba umuyobozi aciyemo abantu cyangwa se akazamura agahembera imvugo z'urwango akabizira, umuturage nawe akavuga ati ibyo uvuze simbyemera. Ariko mu gihe baba manipulatinze ubwonko bwawe, umuturage ukumva kuko bakweretse kuri mugenzi wawe ari uzakwica, ugahaguruka ugafata igikoresho cyica, ugafata umuhoro ukagura imbunda kugira ngo wirwaneho runaka atazakwica kuko bamaze kukubwira kuko ari umwicanyi. Icyo gihe nicyo gihe usanga abaturage baba mu ntambara z'urudaca, abaturage ntibagiraneho icyizere, demokarasi ikagenda ikarangira, urwango rukaba imbere, umutekano ukagwira, kuko uwo mutekano muke uzaba ugwiriye nuko uzaba uhereye nuko wamaze kumanipulatinga ubwonko bwawe ukumva uri mu mutekano mukeya. Abaturage twabashe gukora isesengura hamwe, ibitekerezo byanyu ni ngombwa, ariko icyo twavuze nuko ugomba kumva ibyo bashaka kumva, ariko nawe ukabasha kwitwara uko utekereza ko ari byo byiza byari bigomba gukorwa. Iyo manipulation twavuze kuko ari uburyo abanyapolitiki bakoresha kugira ngo babashe kugera ku butegetsi cyangwa se babashe kugera ku nyungu zabo bwite. Izo nyungu rusange twavuze ni za zindi ziboneka mu miyoborere myiza, mu miyoborere yo kumva abaturage, mu miyoborere yo kwirinda ruswa, mu miyoborere yo kudaheza abantu, mu miyoborere yo kubaka inzego za leta zihamye zitajegajega zishingiye ku mategeko, aho umuntu wese atari hejuru y'itegeko. Itegeko rimuhana batitaye ku ari we, ahubwo bareba icyaha cyakozwe ntibarebe uwagikoze. Ubutabera bureba bose, abaturage bareshya imbere y'amategeko, abaturage bahabwa serivisi nk'uko ukwiriye, umuntu yajya gushaka serivisi akabasha kuyibona. Mu gihe tuzubakira igihugu kwivangura ry'amoko, mu gihe tuzubaka ubutegetsi bushingiye ku karere, mu gihe tuzubaka ubutegetsi bushingiye ku kinyoma, manipulation ikaba uburyo bumwe bwo kugira ikaba access kugira ngo ubashe kugira ku nyungu zawe, ubwo butegetsi ntibuzabasha kujya imbere. Ariko ubutegetsi bwubaka ni ubutegetsi bwita ku baturage bafatiye ku byo bumva bibaraje ishinga, ubutegetsi bwita ku miyoborere myiza, imiyoborere ifite amategeko agenga bose, ubutegetsi bubasha gushyiraho uburyo abaturage bisanzura, ubutegetsi bureba ibibazo by'ubuzima remezo, ureba ubuzima bw'imibereho y'ubuzima muri santé, muri infrastructure, muri education n'ibindi byose. Ibyo bikorwa iyo hari politike runaka icishwaho mu buryo umuturage akiyumva ko agomba kurwana ku bukongomani kuruta kurwana ku bututsi, kuruta kurwana ku bundande, kuruta kurwana ku bufurero, ku bubembe, ahubwo umuturage akarwana kuri souverinite y'igihugu cye abifashijwe ku musirikare urwana kuri integrite y'ubutaka, souverinite uko nabivugaga, ndetse polisi ikarengera abaturage n'ibyo batunze, abaturage bakagira icyizere ku buyobozi bwabo. Iyo bitabaye gutyo abantu bahora mu mundyane, abanyapolitike bikabahesha inzira yo kugira ngo babashe kugera ku butegetsi bwabo. Muri icyo gihe tugomba kureba mwese muri Kongo niki turimo dukora, abari muri rebellion AFC ahigeze, ese abaturage bageze he biyunga, AFC ahiri igejeje hehe kugira ngo ihereze service abaturage, AFC M23 twirwaneho igeze he ikangurira abaturage kumva amategeko, ese AFC igeze he kugira ngo ishyireho imiyoborere myiza aho umuturage atazibona mu bwoko ahubwo azibona ku bukongomani. Nitwagera kuri ibyo ngibyo tuzagera ku iterambere riramba, nitugera kuri aho kuri ubwo butegetsi tuzaba tugiye muri demokarasi, nitujya muri ubwo ngubwo tuzajya mu bumwe n'ubwiyunge. Icyo gihe tuzaba tugiye kugera ku iterambere aho umuturage yibona mu wundi, inyungu rusange n'umuturage akabona muziwe atabasha kuvunika. Murakoze cyane. Aha ni kuri Kivu News twari turi
dukomeza gusesengura tureba imbogamizi mu gihe tuvuze ikintu, tukareba umunyapolitiki uko akora, tukareba ingaruka zibibyara, tugomba gushaka ibisubizo. Igisubizo nta kindi ni ukubasha kudenonsa, ukavuga ati iki kintu nyamara icyo mukora ntabwo ari cyiza, ukabasha kurwaniririza kwerekana amategeko icyo avuga, ukarwanira kwiyunga kuruta gutandukana, ukarwanya amacakubiri abanyapolitiki bakoresha kugira ngo abakongomani ejo tuzagire Kongo nziza. Murakoze cyane, tuzongera tuganira ku zindi ngingo tureba ziri ngombwa zishobora kudufasha kugira ngo abaturage twubake muri twebwe polisi nziza ku rugero aho wumva ko uri umunyamuryango w'umukongomani ugomba kugira des valeurs et des éthiques zibasha kugira ngo abaturage bazagire Kongo nziza. Murakoze nakagaruka.